Amen. Mani waho umugisha muramukanye muhane ikaze mu nzu y'Imana. Yesu abaho umugisha. Mfite amatangazo make hano shaka kuvugaho mbere yuko subiza umwigisha gahunda umuyobozi nako gahunda turibukiranya ko iyo twaje hano tuba turi mu cyumba cy'amasengesho. Haba ubwo abantu bafate imyanya bakayibroka ayibikiye umuntu uri buze saa 8 mukuri kw'ibintu mujye mubyitwararika mureke abaje mbere bicare rwose ibyo bintu tubyibukiranye. Icya kabiri, iyo turi mu mwanya nk'uyu ni umwanya w'amasengesho. Hari imyanya myinshi ibaho ku isi. Hari igihe cya siporo, hari igihe cy'ibirori, ibyo byose bigira uko bigenda. Ariko uyu mwanya turimo njya numva hari n'abavuga ngo nyine ngo abanyacyumba, sibyo? Twibukiranye ko mukuri kw'ibintu hari imyambaro idakwiye umunyacyumba. Umuntu yaje mu cyumba cy'amasengesho kaza yambaye umwenda umugaragaza uko yaremwe, ntango ubuhaye agaciro ibintu wajemo. Ndagira ngo nkubwire uretse n'umwuka wera natwe iyo tubibonye turabigaye. Hari umukozi w'Imana umwe yigeze kujya ku gasozi, yari umushumba, agenda yambaye ukuntu kutari kwiza. Hanyuma rero bukeye mu murimo wari hariya muri Kongo Ikabera, agiye Ikabera abonana n'umuhanuzi Mariyamu wari uhari, aramubwira ati se uranzi? Abwira Mariyamu ati nibwo bwa mbere nkubonye. Aramubwira ati ariko nge ndakuzi. Ati n'umunsi wagiye mu nka wambaye imyenda imeze kuri uri umushumbi kwambitse ubusa, yari yambaye agakabutura kagufiya cyane. Ati abamarayika barumiwe n'inka zirumirwa zirashoberwa. Ati nanjye Imana yarahanzanye ndumirwa. Ati n'ikimenyimenyi waciye imbere y'inka iravumera. Ati yari kubonye wambaye ubusa uri umushumbi imbere y'inka kandi uri umushumba w'itorero ry'abantu. Ati n'inka zarumiwe. Rero iyo tuje hano tutambaye nk'abanyamasengesho, abamarayika barumirwa n'Imana ikumbirwa. Ushobora no guca mu muhanda amatungo hari nayo yakureba akumirwa. Imana rero itubabarire, itugirire neza, tujye twubaha uyu mwanya tuwuzemo twambaye twikwije. Yesu atugirire neza. Reka mbivuge mu magambo yumvikana neza mu Kinyarwanda cyumvikana. Twikwije tuba imbere y'Imana twishimire. Nuzamura amaboko yazamure wumva wagutse, sibyo? Nusenga ugendagenda ntihagire ubona umwambaro wawe w'imbere nuko ushushanyije n'iki. Imana itugirire neza, idufashe, iduhane umugisha. Cya kabiri, gushima ni kwiza. Yesu ashimwe. Ariko nitujya dushima tujye tugira gute? Dushima, sibyo? Ufite irindi tangazo ushaka guha iteraniro, hari icyo Imana yakubwiye, waza ukabanza ukariduha, katubwira uti rero Imana yambwiye ko nkora gutya, tukabishyira ku munzani. Dufite Bibiliya hariya ipima iby'Imana yavuze. Hanyuma twabona bishyitse tukakubwira ngo tambuka ujya imbere hariya ubitambutse, cyangwa tukaza tukagira gute? Tukabikuvugira. Tujye dutandukanya gushima Imana ikintu yakoze no kuvuga izindi mesaje Imana yaduhaye. Turi kugendana? Ese turi kumwe? Cyangwa ndi kuvuga mu rurimi rutumvikana? Sibyo? Ufite ikindi kintu Imana yaguhishuriye,
ntango waka umwanya wo gushima nguze ukivuge, ahubwo uraza ukakitumenyesha hariya tukagitega amatwi tukagishyira ku munzani, ni Bibiliya ikagipima, yasanga gishyitse twarangiza tukamenya uburyo turi bugitambutse ahangaha. Rero hatazagira uwo babuza kugira ibyo avuga akarakara bikamera nkaho turwanyije umwuka. Ntango turwanya umwuka, ahubwo tugenzura byose tukareba ibikwiriye gutambuka hehe mu iteraniro ry'abera. Yesu abaho umugisha rero. Haleluya, haleluya, haleluya. Cya kabiri ntango ari point de rencontre. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo tukwiriye no kubaha aha hantu ubwaho, kuko no kuba wahaza ufite indi ambition atari ishimwe, ambition, intego. Imana ni Imana itambuka amagambo tuvuga dushima, ikaza kureba mu mutima, ikareba impamvu umuntu agize gute ayavuze, sibyo? Niyo mpamvu ukwiriye kubanza gutekereza inshuro ebyiri ukavuga uti se nishimwe cyangwa mfite indi ntego? Hari indi ntego ufite, waza ukatugezaho hano tukagusengera, sibyo? Yewe hari n'abo baraje bakatubwira ngo dukeneye abantu bo kudufasha, twaguhuza nabo bidahinze guca hehe hano ku Ruhimbi. Hari n'abaza bakatubwira bati dukeneye abantu bo gufasha, twanagufasha tukaguhuza n'uwo muntu uje ukatureba ukatubwira uti mfite ikibazo iki n'iki. Ariko apana cyangwa se oya kubicisha mwishimwe. Yewe tunarenge n'ibyo, hari n'ubashaka kubwira abantu batamufashije akabicisha mwishimwe, bataramusuye akabakubitira mwishimwe, sibyo? Abo yatumiye ntibamutwerere akabukubitira hehe mwishimwe. Uzamusange mu nzira umubwire uti kabisa narakwifashishije nshonje ntiwafasha, ariko byarambabaje rwose umbabarire, nanjye ndakubabariye, ariko apana kuza ngo umuhondere mwishimwe ahangaha. Yesu abaho umugisha. Ese tubabwiye nabi bakundwa n'umwami wacu? Ntango ari nabi, nicyo gituma namwe mwabyumvishe kandi muzagira gute muzabikora. Yesu ashimwe. Impamvu tuba tuvuze gutya, kera abantu barererwaga mu cyumba cy'amasengesho, none ibyumba bito bito byo kurera abantu ntango bikiriho, ni ibi binini. Rero nituzajya rero tugenda tubigisha ibintu bimwe na bimwe tubarera, ntimuzagire ngo twagize gute twatandukiriye. Nta handi hantu umuntu yavaga ku gice atahakuye package yose cyangwa inyigisho zose, ariko akajya mu cyumba cy'amasengesho bakamurera, bakamwigisha uko bashima, bakamwigisha uko basenga, bakamwigisha uko bambara, bakamwigisha uko bicara mu cyumba cy'amasengesho. Yewe banatwigishaga no kurya no kwiyarurira no kugira gute, sibyo? Ibyo byose twabyigiye mu cyumba cy'amasengesho. Bakakwigisha uko bashima Imana, izo nyigisho zose twaziboneraga mu cyumba cy'amasengesho. None ibyumba bitoya ntibikiriho, turahurira mu kintu kingana gutya. Rero mujye mwihangana, nitujya dufata umwanya nk'uyu tukagira ibyo twunguranaho, ni ukugira ngo abantu bakure neza. Yesu atugire neza nyine, ariko biba bigoye kuko ubundi harerwa umuntu wavutse, tubarerana n'abataniraga mu cyumba cy'amasengesho. None ibyumba bitoya ntibikiriho, turahurira mu kintu kingana gutya. Rero mujye mwihangana, nitujya dufata umwanya nk'uyu tukagira ibyo twunguranaho, ni ukugira ngo abantu bakure neza. Yesu atugire neza nyine, ariko biba bigoye kuko ubundi harerwa umuntu wavutse, tubarerana n'abataravuka n'abataragira gute, ariko nicyo gihe dusohoyemo, nta kundi. Ubwo nibazajya bavuka nabo bavukira ahangaha, bavukire kuri Kigozi no ku zindi nyigisho, byose tuzajya tugerageza dufata amata, dufate ibikomeye byose tubivangire hamwe, kuko twese turi hamwe. Yesu abaho umugisha.